Miss utwika Miss uyoboye yego Miss udukanga yego Miss nimero kangahe yego uyoboye abandi yego byagenze bite atwite ariko buriya space niba nzagaruka mbabwire ngo byabereye aha mwenyewe urubuto nuyu yego ntago ari ibintu bibi ariko mumenye ko ntiyazagira umuntu uzaga ngo asuzugure ugitsina gabo anytime kirabirindura kaza kubisobanukirwa abaye depite none sinda inanimbutse oya simvutse ahubwo ikibazo hari inkuru mpishe yuko hari n'umuntu basigaye babana abonye numva ibikize guterwa ariko nabukwe oya urumva hari ukuntu mama bana munononsora mukazamena bombe Zanzibar mfura ariko hari undi ujya ukora amazi pesa akavuga ati nibi ti ntacyo bitwaye uwo ninde se ubundi akagira abafotografa be bari official akogoga za Naija akaza karekura statement hagashya twitayikoresha neza 100% ko numvise kuri ubuto rwiza sha kurerera igihugu reka nishimye nanezerewe yego iyi nkuru yitondere anytime murayivuza irasohoka anytime abavuza hasi baravuga iyi nkuru iyi nkuru iteye ubwoba bimeze bite ngiye kuyimena yego twagimena iyi ko yari inkuru nyamukuru pato kwikomereza ni inkuru nyamukuru inteye ubwoba mu Rwanda ukuru nawe ugiye uca ku ruhande nanjye binteye ubwoba twagiye pato ndaguha amasaha 48 niba itarasohoka ntabwo nzagaruka kubera iki kubera ko ibintu byose ari live ibintu byose ni space ibintu byose ngo ni breaking tukomeje gutanga umurongo hano mu Rwanda habaye ikitwa Miss Rwanda yego cyabonye ikiganiro cyo kugiye cya Aurore yego nakibonye wabonye aba Miss batandukanye yego byaba muheto nibisobanutse yego biri ba Naomi bashyingirwa nibisobanutse ko Naomi nabonye imodoka ye n'amafaranga Mayiko afite shanda karaba twahuriye hafi ya Simba ya Gishushu nabwo zafite menshi inariko ataburi imodoka mbabarira arya y'ababyeyi amari wagireka ababyeyi se kuri muri muzine oya basikiya ubu jihad agendere mu yakasa kurusha nawe number 1 woyoza ngo injangwe wazica inzara wazisomagura narakarabye kwikomereza yego aba Miss bacu barasobanutse hari aba Miss bakina showbiz unyumve neza hari aba Miss bakina showbiz ni ba Naomi ni ba yego hari n'undi uyu nguyu wa Krisizi yitwa ngo ikira Darina bakina showbiz wagiye muri ndirimbo ako jisho nzuri rya studio ndarizi hagati ya Izi na Kade taza kunyinisha ndirimbo yitwa Sekoma niyo ndirimbo ya Krisizi nkondo yaye nkundi yitwa IUOA izo ni yes na Kiriko bamanutse atwigisha ingombaje uri kumva tandukanya shyira mu byiciro bibiri hari abantu b'imfura ba bantu umukobwa wo mu Gisabo wo muganura wuze bari mu witwa Megan bari mu Bitorore bahati bagiye bitwara neza yego wenda dukunda Liliane we Miss nkunda cyane umwana mwizuri na yego akabaga umubyeyi wakaza akavuga utu hano hirya muri Sheraton Miss Shizara tunanagiyemo Sheraton kuramo duceriye gutyo urumva mubona ariko ninya kumusuza nabonaga nabasaba ubwoba nyanga kare kamera yego Doriane wibuka abo bantu nimba abantu bari roki baba nyine wa mubyeyi ubona ko ari na Nyampinga ni Nyampinga ashaka guturuka Huye yego Korodina ari kunyuma wo mu mujyi wa Kigali hari abandi ba Miss bakina showbiz barimo ba Muyango barimo bitwa ba uyu nguyu uyu uri mu Bufaransa bamwita ngo iki 2014 Akiwacu Colombe bakina showbiz reba uyu Grace ubyina nibiki abo batari nabakina showbiz abo bagirenga ibipangu so Grace ya nyine ba Nyampinga yego twigendere abitwa ba muheto bagonga ibyo ntavuze ba Naomi baba bari muri showbiz za Bikare n'abazigize mu rugo
abo bose utandukanye ibyo byiciro bibiri ngiye kwifatira icyiciro cy'aba showbiz yego twegende inkuru irameneka mu minsi mike cyane muratungurwa iminsi 2 niyo mari akanzaga katangiye nkumvisha ngo nabivuze ryari yego ndebera itariki ndebera viewership yego Miss Rwanda nimero ya mbere hano mu gihugu ku rwego rw'umukada nawe ufite nimero ya mbere kuri wowe wari ubizi ko yatwise wese mu mayeri abana nibatangira kuvuga amagambo uraza gusobanukirwa Erikada ako ndabizi baza babisubira Miss utwika Miss uyoboye yego Miss udukanga yego Miss nimero kangahe yego uyoboye abandi yego byagenze bite atwite ubwo uri kumva ni kwibeshya cyandi mu bitotsi oya none se wamamasaha wibeshya wo ninde se iyi niyo nyamukuri nzanye taza gukomeretsa ugasanga bitewe na ariko buriya space niba nzagaruka mbabwire ngo byabereye aha mwenyewe uri umuto n'uyu ntago ari ibintu bibi ariko mumenye ko ntihazagira umuntu uzaga ngo asuzugure igitsina gabo anytime kirabirindura kaza kubisobanukirwa abaye depite ayo bati bagabo batware bagabo batware umuntu ateye ubwoba tankoresha tushaha kandi mu mahoro ya Yesu akumira inkuru zose zimuvuzweho niyo space baye aho banuza ibyo navuze reka arabyasibishije sobuja wanjye aratwite nabyasibishije sobuja wanjye uzi kukina ugiye kureba iminsi 2 yonyine irahagije aratwite iyi minsi 2 gizite Erikada nakomerekeje kuko yakiriye umugisha ahubwo aya magambo tuba twaravuze mbere niyaza katugonga niyaza none ukabona biguteye ipfunwe biguteye isoni bakajya kunganze nanjye nikandi iyi niyo nkuru nagombaga kukuzanira nyakuru atabaru wanjye wawe ni wamuvuze si 4 point oya uwo narimo oya ngiye wanjye ni 2 uvuga undi yitwa Dukunda Liliane niwe Miss nanjye numva nagira umugore umwana mwiza cyane uri naturere ubundi sari umugabo afite yitwa umukirakazi Miss Jory Mutesi oya naba Miss 2 nzi bonyine ndamukunda sinjya muvugaho naba 2 bonyine nzi nje mvuga ku bandi bari aho ubona naba 2 bonyine nzi dukuremo umwe se ntomboze mu umwe ndabizi se oya bose ndabakunda ariko harundi ujye ukora amazi pesa akavuga ati nibi ntacyo bitwaye uwo ninde se ubundi akagira abafotografa be bari official akogoga za Naija akaza karekura statement hagashya twitayikoresha neza 100% ko numvise kuri ubuto rwiza sha kurerera igihugu reka nishimye nanezerewe nanjye nankunda amenye ko ndi intare mu gihe agiye kwihengeka kugira ngo aruhuke umukada w'abameza andi message nyeruka kera mwandikire umubwira ati ndi kumwe n'intare idakomeretsa ese arakomerekeje oya ntagakomerekeje ese wishimiye urwunguko nizere ko birabibyo hari n'abantu twizere ko gutya kaba gakobwa kaba kamisi nakosha wabonye iri interview ya Aurore avuga ati hari n'igihe bashatse kunyambura ikamba yari yakoze ibiki hano mu rukenyerero hari igihe ukora tushugahita usanga none sinda inanimbutse oya simvutse ahubwo ikibazo hari inkuru mpishe yuko hari n'umuntu basigaye babana nyine urumva ibikize gutera ariko nabukwe oya urumva hari ukuntu mama bana munononsora mukazamena bombe Zanzibar mfura mu mazi abonye umubebe batereye ivi mu mazi Kibuye se karo waramubonye undi we bazamujyana mu nyanja y'Abahinde wamukirase oya ntutobe ntiwerure inkuru ndayikubwiye uyikorera icyo ushaka cyo nzi cyo n'umuvuzazi umaye amasaha 28 oya ntago yuzura nkimena urambwira ngo nabavuzazi bari bugiye gushaka inkuru ntago babura abo yajyaga yohereza ibikingo twikira gutya na gutya urambwira ngo nakagombye kuyibatanga ngendana nabo sibo nshuti zabo barebana amastati baganira ati nwikira kuki batayivuga kuki bari mu bya Semuhungu na Mucoma
nukubera ko umuntu wawe ugutamika winare ugendana n'imirongo migari uca hejuru nanjye ngendana nayo niyo mpamvu abantu bazi showbiz nagakantu ako sinkomeretse nabo bakankunda nabo nukuri man byo byumva muri yo sanse ariko uteruye niyo nkuru yarinzanye akinkunda y'aba Miss w'umugani maze iminsi cecetse iteye ubwo Miss inkuru zawe zamaze bro Keti Bashabe yarabyaye hoya vuga amakuru uzi hoya ntago yabyaye urakoze cyane urumva narenzaho ikizi afite umwana buri muntu wese agira management y'ubuzima bwe hari n'igihe wipanga ashaka avuga ati ndagomeza mbi ntareshana mugabo zanzowe abango twita size Sabango twita size kandi ashaka umugabo super manager ndamukotinze abantu babuze abo bakundana nabo bajya gusomagura imbwa ngo sheri ngo kamuhiya afite umwana ngo sheri ngo kamuhiya nashaka batamufite buri wese agira ukuntu amanaginga ariko iyo uje kuri imihanda ukavuga ati jese nzanarongorwa nta na gahunda mfite ngewe ndi Miss Independent agahita agira ucuranura ujye umenya ko ahitagira ubwo akavuga ati ibyo navuze ibintu twavugiye kuri imihanda bizagira gute ese Twitter ya Keti bizagira gute bizasohora na video se siye ni AI mucoma ko rero wavuze ngo amajwi ni AI niriya video asomagura imbwa ni AI acegeta yagamubwira ngo ndabiyamya abantu birirwa hanshinja abagabo narabuze nunereta nayo ni AI abantu turababaye ako Keti yawe ro muteretse abantu turababaye Keti yawe ro muteretse umva nkubwira ikiganiro cyabaye hagati ya Emirene na Miss Cadette ndebe isi yose Miss Cadette wese Cadette na uzi onde kwa Davido yego yego yabaye Miss juhera ku muntu bita Komfi Komfi se wambutanye ariko yikundiraga Komfi kumfata mukunda oya batari no ku rwego rubi kandi Komfi ari n'umukene baby ni ugufinansamo azo kuntu biteye biba biteye akana yego nyine yego none se ikintu bariza ni kimwe Cadette yari Miss wahewe yabaye Miss wahe Miss nyine urahuye kwitabira biba bihagije uba Miss bataguye titre none se wakwitana ubu se wahereye kuri Cupuri ndabivuze iyo wiyita ngo Miss Nyambo nta hantu twakubonye asore yawe wamugane nise nyine ubwo Cupuri ni abagabo Cupurini gafinyo rushireho Cupurini bushyiraho ntego nese Cadette ngo yagiye muri nawe ni nk'inyambo ni Cupurini Cadette yaravuze ngo ndamukotinga ngiye kugira ngo mbone wa muntu uri ku rwego rwanjye ntarusha mayindi ntacishamo ijisho uza nk'intare agari ibya buri wese niyo mpamvu nta mugabo mfite ubwo ku izina rero ni ikintu gikomeye kuba waza ariko ntabwo Keti yawe uri umugabo hari umuntu uba uri ku rwego rwe hari umugabo utaha hari n'umugabo ureba ugatitira hari umugabo ureba ukagwa kawo hari umugabo izina ry'Imana namenye neza ubucuti bw'izamani wa mubano mwiza w'abavandimwe wa mubano nyine ubuvuga ati abantu dushyigikirane umugabo wa Isimbi vuga cyane inkuru iragora hari umunsi nzaza nanjye ngo utume nabonye se witwa Noza amwihakana bakora cyamukumburaho Terisike umuntu bita Terena ni inshuti yande yo Isimbi oya papa yake buriya se ntabyo mbanze umvaye oya komeza mu nyuguti naribi yego buriya se yande buriya ni inshuti yande zireke wivange mu bucuti nkwereka icyo nkora nta muntu wivanga mana ubucuti babagabo badushyigikira agize inkuru z'aba Miss nazo nago zari inkuru z'aba Miss nazo ni zari zerutse zaheruka gute se Erika dataritereka Terena ayitereka afite akayabo buriya se kugeza ubwo na nyiri shop n'ibikine kuva ntago ari ibyo se abantu bose ko baragiye za Philippines kuzana ibiki za Arabia Saudite ndamona yitambukira i Paris ariko man umwana uzikari uwiwacu Karongi imfura y'u Rwanda ndamona yitambukira i Paris uzikari uwiwacu Karongi ayiwe urabyibuka ko Teriski yari umuherwe mu kuntu compared n'umutoza w'abakinnyi avuga nyine ko ngo ari ugura umuceri uremera ko ari wo mujyo wese yakomejemo cyangwa kumbi mani ntukanteranye jya wumva kabiri nabyumvise ariko Terena ni inshuti yande we hari Miss namba kangahe
nambaka hano katikati byagenze bite Dayari n'imvutsi hari indi nkuru navuze ariko nta mugabo afite umuntu bibanira nta mugabo afite yego ako mugabo n'umuherwe ku buryo ashobora no kuvuga ati genda ahantu unyure mu mashini ishandishyura ni ibihumbi 20 bingahe by'idolari ndaguha ikarita wikurire ariko nanjye bakankunda bakavuga ati Rikada Kadete yarabivuze ati nge abagabo ndababona ndabafite ariko wa wundi nza nkasusumira nkatinya nyimubona bo nabo mwese mbacishamo ijisho bose n'icyo kuri bese byabariye mu mayeri none se bazashakwa nani mu mayeri bazashakwa nani abantu bose twinjiye mu ijambo ry'Imana bandikiwe gushakwa gushaka ni byiza kudashaka bikabyiza kurushaho kurongorwa gushaka ni byiza bikabyiza kurushaho ariko iyo ufite gutya iyo udafite gutya urasabiriza ukandagara ubona ibere riracurama ariko mugana amaherezo mubona gushaka umuntu azabireka biteye ubwoba gushaka ubona amaherezo umuntu azabireka nawe se nawe utungika nabireka kureshya ni nako hareshya ntabwo muri exterine ko patareshya ni nako hareshya ntabwo muri exterine uranyahuranya ntabwo muri exterine ugenda utaha mu rugo cyane amasomo ni ugutaha mu rugo ufata amasomo utaha bari kukumva bari kukumva hari icyo se harumvomera amazi aha woga kabiri ku munsi nta mwanda ufite Rikada none sizi nkuru za misi zirasiga iki imihanda zirasiga yuko abanyarwanda bakomeje gucimaka mu bwiza mu kwidemarika oya kandi babyara nabukwe ariko babyarira igihugu umwana nubuze icyo azaba ariko nanone aho kugira ngo ubane n'umugabo ejo muhondagurane divorce zivuze ubu imanza zibe nyinshi n'abantu bari mageragere bakeneye kuburanishwa mwebwe mwabireka mukibyarira mukarera umwe cyane cyane ko abakora ibi bintu byo kwibyarira bakiri mu rugo baba bafite ubushobozi Teriska ameze neza ndamana nishongora ku muhungu cyane nakiriye amukumbura wase koko nibyo uvuga ati baracuranuye bavuga ati baracuranuye Teriska nawe nabicara afite byinshi ariko byibuze iyo ukize ku munzani ntago baba bangana uravuga ati nguyo gutya nanone mwenyewe saracyatoza pusha oya byararangiye yamaze kumenyana n'abanya Isirayeli ahindura ikote buri munsi Imana imugejeje muri Yorodani yo muri Isirayeli amakote ane ku munsi nyuma yo kwibira karindwi azamuka ibibembe nabyo hari akantu bamubazi ni keyword uyitondere si ugusebya ni keyword ni ibintu biba byarabaye ngenkurikirana byose sinimba barakurikiye punchline bamubagiyemo muri Gents Comedy yayitabiriye hari umuntu ngo ujya kumva ngo kumva ngo yewe akajwi n'akabakobwa baramubazi isoni ziramwica genzi nawe muri imigana ku musoso arakubwiye nta gihangano gishya gihari ngiye kukubwira inkuru uranyemerera mite nsoza cyangwa urabanza umbaza ibindi tubonye banza umbaze iyo nkuru nakoze ikibazo kimwe kanyimena oya nta kibazo wemerewe kuyimbaza bande nyikubaze teye ubwoba kamanze nkwibarize noneho iyo nkuru tuyikubitaho dusorezaho yego umukada inkuru za misi uzikomojeho inda n'imvutsi ubukwe nabwo ubukwe buherukanye ngo n'ubwa Naomi si ubwa Naomi ariko nawe nanenze icyo navuze ariko ntacyo gitwaye imodoka byo nta kibazo n'ubundi bushobozi bwabo si bwinshi iyo witeretse tubona ko uzajya no kuba Addis Ababa ukabona biranze hari abavandimwe hari umuvandimwe wanakabonye ka trendinze urabona uwo navuze wanjye muremure uwo navuze witwa Katia ubwo urumva nyine baba bashindikanye hariya muri bike kandi nk'ayavuze ati umukwe wacu tumubona bike ariko tutabona ikipe akinira umukwe wawe nande wacana ahita n'ibica mu mavi aho yahuranya yego haheruka ubukwe bw'uwitwa Miss Naomi nibwo bukwe buheruka ariko wenda ukabona wenda abandi bagiye bakubitamo ikinywaji ukabona wenda ko na gahunda y'ubukwe hari ukabona Megan Muyango yakoze ubukwe na Kimenyi barabukoze mwaka ushize bwiza muri hehe nyuma y'imyaka babanye awayandwa mbajya dutanga urugero rwiza hari n'igihe urekira kugira ngo usote uhituza muri romantic yego ubukwe bumaze kuba n'ubwa Miss Muyango nge ntago mvuga ba Miss wacu Puline ngo umuntu yaritaberiye oya ubwo simbuvuga Miss Muyango ni photogenique ya Twitter arayifite uwitwa Naomi arayifite undi mu Miss wakoze ubukwe n'iri arya
Aurore yego wenda nubwo kaba kane yego umuhungu wanjye witwa Fox Musuzu umukire wanjye abayimo yigenera nawe witwa ba Kevin Hart niba bayibereye hamwe yibereye muri NBA arimo fotora za Los Angeles Lakers aho ngaho nguciyemo Fox anyangira iki iyo nkunda Pato Pato nawe akankunda nta muntu yanga ikibazo cyo yarangiza yajya kuruhuka bigeze mu masaha akuze y'ijoro aduha sinema agahita kandaho kuri Voice Official birangira nyangiye iki kimbwire ni ikibazo cy'umwanya gusa ni umwanya none wa muntu ushobora kumara n'umunsi Yes azabigendamo neza ngo we nta magambo menshi akoresha bitewe nuko ngo baba yibereye hamwe n'abasani umushize yarambwiye ati ubu ngubu n'undi kumwe n'uwitwa Sake arimo aranzengurutsa no kurya byanze niko yanyibwiriye urumva rero barahaze za fromage sha baba yego twese turi wa minsi bakoze ubukwe ubwo tubonye bane hari Aurore hari witwa Muyango hari witwa Naomi ni batatu undi se nini undi se naguzi ko ari Elisa mwenyewe okay Elisa nubwo bitamuhiriye bane yego Diamond akaza kanye hari undi mukobwa mwiza cyane wibona w'imetero 2 witwa Mushambo ariko nago yakoze ubukwe ariko nago ngira ngo nta titre afite ariko waterewe Vina Melody Mushambo ariko nta titre afite oya nayo nukwitabira gusa none se na waterewe Vina Melody Mushambo ni mwiza narekanze afite amakanzu y'abasilamu amanura muri Buri Bounce abayifitiye ukuntu y'amakanzu y'abasilamu umwana we Buri Bounce tukuyihekera umwana we ibyo bisirimo cyane ngiye kuvuga undi mu minsi n'uwitwa Mwiseneza batereye ivi rya Chupurine hari n'underega Melody yatereye Melody wese cya Chupurine itaye wacu igitangaza Bruce ivi rya Chupurine nimbuzanye na ari filime enda kwari ukwamamaza ariko hari impamvu abandi bamamaza biruka cyangwa bavuga cyaberekana undi wakamamaza atera ivi Mwiseneza asigaye bere Musanze Mwiseneza yanyemereye ikiganiro ariko nabuze umwanya ujyayo yewe aha ari intaririyo ahita unyaruka yego ubwo dore abamisi basigaye batarakora ubukwe Muheto biracyagora ubwo gukiriyaringa wa mwandiko hejuru uri ikirara Muheto biracyagoranye ubukwe oya Muheto we hari reputation biracyagoranye hari reputation birasaba deliverance birasaba muri gakondo nta bukwe bwavamo muri gakondo nta bukwe bwavamo nta bukwe bwavamo muri gakondo nta bukwe bwavamo ubwo Muheto oya birasobanutse ariko se ko ari yamarere sha nawe biragoye ariko nawe ngo imanukira nawe se yango ubukwe bari vuba ntago yari vuba abayiminuza yego no numbize inkuru ngo imanukira ngo yataye imodoka ariruka none se ruguru mu biryo ngo yahize ruguru mu biryo ariko munyo abantu batazi showbiz barasigaye we yego ubwo hari Muheto hari Miss w'ibihe byose yitwa Jolly Jusurinyaho kabiri intari igendana n'imirongo migari y'igihugu hari Miss nshaka kuzarongora bidatinze mushaka kuzana batunguye radukunda Liliane niwe Miss wanjye undi ariko hari abamisi banyabo n'abariho Purine yego hari akamisi kari kubaga hano mu gihugu kariteretse gato keza kavuga ko kikundirwa n'abapapa bakuru siko yavuze kwa Emirene DJ Flix nawe ni Miss nyine turi mu gitsina gore abandi se wavuze bagiye biyitirira nyine barimo banyambo kwiyitirira nawe se yise Miss twigeze kuba ndi kumwe na Fred ni hehera Midnight imbari Midnight ari iremera nibiki mu Gisimenti umukiro wa Midnight barambwira ngo nzagura inkoko nabuze umwanya akose babona we batakize ku mibare 10 koko ngo wangiye se wambona inkoko se utanarya nta muntu unega ibiryo rwose bidashize kuri mo murabire manzi sindaboneka nzaza yego nawe abafite fresheri yego iyeze kuba turi kumwe na Fred wanjye turi kumwe na Flix ariko tubwira ati hari ibintu nakozwa igishaka kunjombamo icyo ntavuze ntago ari ibintu byanjye kabisa binera amatsiko nkajya muhati bibaza kampakinga down twegeye nakubwire ni wumva ngo yigumira muri uriya mujyo kajya mena nabaye Emirene ariko hari ikintu cyanangaje fura uyu ni umuriro byagenze bitese
Flix urabizi kwa Ben mu gitaramo, urabizi mu Rwanda, urabizi mu Buganda, abantu bakavuga ati umuhanzi wa mbere mu gihugu ntiyakagombye kuba afite DJ wa mbere cyangwa kabiri cyangwa gatatu mu gihugu. Urabizi ko twavuze ko yadutengushye. Yego kumbi we The Ben yifatiye DJ wa 70 mu gihugu. Oya, ntabwo bisaba arimo.